ubwo ne Ventura yagombye kuba ugeze muri Sudani yiruka bakuramo imyenda ariko bano basore kuba bakomeza gustanding up bagahagarara umenye yuko ikintu bahagaritse hariya bazarwana they have nowhere to go umuntu nk'uwo ngo udafite ahantu herekeza sura mugura mugira gute bazarwana kandi inzigo intambara izasiga itwitse kano karere kuko kugeza n'uyu munsi n'abagihumeka muri abo bahigwa si impuhwe zabo bose Tanzania yarashe kuri aba basore 2013 Afrika y'Epfo irabarasa Malawi irabarasa urumva ibyo byose rero no kuvuga ngo kuki se bongeye bakagaruka reka rero kuri kuzigaragaza ibintu bijya gushya birashyuha ino ntambara igeze ku rwego kuri stage yaho igomba kurangira byanze bikuze nta musirikaro kangundi biriya no gukanga M23 yarabagose nko mujyi wa Goma ishatse ubu ngubu yabahambiriza bakiruka bose buri M23 ubona koko mwaragiye namwe mwemera yuko ku isi yose nta bantu bakomeye bayishyigikiye kandi bumva n'impamvu irwana bituma ikomera kuri M23 se alone yonyine yarwana n'icyumweru idafite amashyanga yumva shaka Amerika shaka UK shaka France shaka hari ibihugu by'ibihanganye bitishyira hanze ariko byumve cyo bishyigikiye M23 mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Turabasuje turabifuriza ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na David Eugene Marshal. David Karame aho neza uraho kane jabo ya icyumweru kimeze gute? Neza turashima nuko harimo ka gripe ariko nta birenze. Ni ya yindi iri kuvuga muri iyi minsi nanjye urumva nyine yangezeho rwari abandi rutange bajyo ariko biraza kugenda neza nujya mu gasiporo. Nuko ikipe yashaka kuzajya gukinamo numvise umuyobozi yayishishe. Nta kipe yarayishishe se. Ntabyo nzi. Amakuru mfite yameze. Reka amakuru yafite. Aya makuru yafite ndabizi. Simbizi. Samukanya najya mu mupira w'abakozi dukorana kuri radio. Gitondo bakina n'abana mugoroba. Ariko rero mu gitondo sindi. Kubera sinjya numva se ukunda kuzindukira mu gitondo. Aya nabo bita plateau na bari sport kibuze. Buriya se babuzuye 11 cyangwa cyangwa hari ukuntu bari bukirenga igice cy'ikibuga. Babyita demitere. Demitere. Bamwe baharuhukiye pe. Sinabonaga gari kero ikibuga ngakirangiza. Kabyahe byo yaje icumbi yarangiza ikibuga. Kubera iki? Kubera iki se? Kubera iki? Haje icumbi ntakajuguju. Bagastarate risho. Ariko abanyamakuru ba siporo bamumenya basareza ngo bakinye basket bamwe byakunda ariko abandi wapi. Ahandi wapi basezera. Ariko Star ni volley ngira ngo cyane we. Volley. Bikagenda. Ubwo rero ni ibyo ngibyo naho gushaka kumbwira se bya tennis. Kenshi ngashashe ikipe. Ya narayimbi bibonye ni mugoroba. Ariko ibintu sigiye mbona mu boss b'amakipe byadutse ni frustration wagira ngo bakeneye abusukoroge gukogira inama. Nabonye umuyobozi wa Rayon arima bamubaza ibibazo agasubiza ibintu bijyanye n'amateka. Fideli. Ati cyenda na kanati kiniki ati ntera. Ati ndege. Nawe bakabamuhaye mikoro
atishobora ati nsheshe iki sheshe iki abo dufitiye amadeni bazi kuko gasogi serious rirasheshe ariko twigeze no kubivuga abantu bakwiye gushyira imbaraga muri communication specialist babo mu mikoranire yabo nta muntu ubundi ukwiye gukora ikiganiro adafite umuntu umukomanga mu bitugu inyuma ye iyo ibyo byanze rero ugakora mistake mu kiganiro nuko ngiye kwigisha abantu gukebebe urakigura cyose ntagire ntigisohoke uhita ugura iyo show ukayishyura abo bantu bakayishyura ntisohoke cyangwa bakayigeritinga bikaba consent buriya bari abanyamakuru bose akaba yari guhita bakusanya akabakoma akantu babigishije ubwo ngubwo kuko kuba uri muri foot ukazana ibintu bya discrimination n'amateka n'iki muri siporo ntabwo ibyo bihuye ntabwo nibwira ko bihuye nabo kandi abo bose bafite communication specialist babagira inama nta kipe itagira umuntu ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru yego none undi n'umunyamakuru urashesha ibyishimo by'abanyarwanda habaye iki ngo bakwibye kwiba nyine bibaho uzajye muri RIB ifata abajura ariko reka gusesa ikipe kuko aya makipe ni ibyishimo bya rubanda ntabwo umuntu avuga ngo ndi boss w'ikipe ariko boss w'ikipe suyikinisha we muri salo ujya kuyizana se barabigusabye rero referendum yabayeho so byaraje biza gutyo n'ikimenyimenyi muvuga ibyo ariko ntibikunda none se ubwo gasogira shesha twizere ko gasogira shesha ntibazagera bagafatwa nka ba Nayubu ibyo bavuze ntitukabyizere namba oya ntabwo bafatwa nka Nayubu nta n'igikuba kiba cyacitse ahubwo ikibazo ni uko utubahiriza amahame ya communication ngo umenye niba uri kuri kamera urumva uburi hehe uburi mu yihe context natwe twese dukora aya manalize n'iki byose kamera na mikoro ni ibintu ukimara kugera kuri ground yabyo ugomba kumenya aho uhagaze ubu natwe dusesengura tubara amagambo ntabwo ari uko tuvuga ntabwo ari uko tuganira ubundi abantu babimenye turaganira tukagira gute twisanzura ariko kamera ntabwo ari ikintu cyo kuvugira ibintu ubonye byose imijinya ituruka hehe niba uri umusiporutifu nka muntu utaraganza umujinya siporo yagiye gukora miki kuko siporo ni business ariko ikaba na entertainment kanaruhura rwose siporo noneho imitsi yareze shesha ikipe urumva indege abaspecialiste mu itumanaho sinzi n'ugeze ashinja abagenzi be ngo muri RNC warabibonye nawe byose byari buriya abantu bajye bubaha abantu bashinzwe itangazamakuru abantu bashinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu bigo bitandukanye ntibakagenda ngo bicare mu gatebe kikaraga gusa yirirwa amanipulation ya computer ariko abagomba kugira inama abashinzwe kandi bakabimwubahira noneho bagakoresha n'amakosa tuvuge match y'uyu munsi hakabaho ikiganiro cyawe cy'iminota nk'icumi n'umuyobozi kuko byanze bikunze baramutega mikoro yatsindwa bigenda gute abanyamakuru baganira gutya baganira mu ntambwe 18 amayeri yabo uko basuriza kugira gute urumva niba gutsinda uze kwitwara gutya ukagenda wiyakiriye kubera ko sinumva impamvu umuntu ajya ku kibuga yumva ko ari gutsinda byanze bikunze ndetse bagiye gukina n'umwana ni 11 kuri 11 cyangwa 10 kuri 10 bitewe n'abakinnyi bagenda bakuramo ejo nabonye Nigeria niba na Cameroon barakubise amakarita atukura bose basigara ari 10-10 ibyo byose ugomba kubyakira ni impamvu akibita fair play ubona abatoza bo bategetswe gusuhuza n'umupira urangiye utabikoze mu Bwongereza ngo banamuca amande ngaho tekereza waba warakaye gute agite yambera akora yaba yakwibye yaba yagize ati umukora mu ntoki Fazari wamukora mu ntoki kamutera urushya ariko wawe werekanye geste none se gusa nanone ntabwo twajya kubaransinga ibyo turimo kuvuga ntabwo abantu bakwiye kujyana mu mupira nabo ubukebebe nka bariya bashotoraga Fidel bavuga utugambo ngo bamukubita bagira gute urumva nubwo ntari impari icyo ni kimwe cya kabiri niba Kenesa avuga iby'ubujura na Perezida Kagame yavuze ko harimo n'uburozi ubupfumu urumva bya ruswa n'ibiki byose bya ruswa muri futu ni byinshi ntabwo nanone twashingira kuri reactions zaba ngaba ngo tureke kujya kuri actions zibatera kuyajisa gutyo hakwiye kugira ibintu bihinduka ntabwo babashoye amafaranga kuko nk'uko Kenesa bivuga urumva nk'abantu baze gukinisha business yawe kandi wabibonye umuntu ese bazanye vare bundi kuki vare ziba mu Burayi nazibonye muri Kane mu Rwanda haburi kimwe haze vare igihugu giteye imbere mu ikoranabuhanga tubivuga
manipulation ya VAR isabye ikintu nk'iki. Buriya VAR ni igiki kitakora ku mikino kugira ngo kimwe n'amakipe. ubwa mbere se muri Afurika ikoreshejwe bwo mu gikombe cya Afurika. Ese kugira ngo nk'igihugu cy'u Rwanda nabo bakinyira Ferwafa bizane VAR bisabye. VAR ni iki buriya? Niba ariko pride mwayigura. Kuko hari umuntu ari conception umuntu wa designing. Ariko VAR u Rwanda ruteye imbere rwose mu ikoranabuhanga. Buriya VAR ije amatiku yagabanuka. Bakajya babwira Kenisi bati tuguhe footage ya VAR wirebe. Ngo yari yakoze koko. Ariko igihe ibintu nk'ibyo bitaraza ngo bice amatiku. Burayi ntabwo bakirwana intambara nk'izo. Turayibona muri no kandi turimo kureba. Penalty zabizwamo pe. Wayirebaga ko ari yo. Wayirebaga ko ari ariko akagenda akareba akazagira gutya. Cyangwa akazagira gutya. Urumva Mani kumaze kubimuguke no mu bintu by'imikino hano. Uziko nta match nimwe ndareba. Ibi mipira mpuzamahanga ndayireba. Hano muzabihugu. Kuko nta club zimbaza. Nizo mu Rwanda sinzi ngo kana kakina he. Ni Manchester sinzi ngaba mu Bwongereza ko sinzi nta n'umukinnyi wayo nzi. Ariko ibihugu byo kubiguma mbizi. Igihugu kindi bankizi. Uziko mu bintu bya geopolitique. Ibyo ntacyo bimbwiye ibyo ngibyo. Cameroon na Nigeria. Ni Cameroon na Nigeria n'u Rwanda n'u Burundi n'ikindi ndabizi. Ubwo simba leta igakina muri Hekarabu ngo gira gute. Amazina y'abakinnyi sima umaze kuyamenya. Hoye. Wo ureba ka kaboro wabiruka inyuma gusa. Kugira ngo menye amakipe imyenda yambaye ibirango. Kuko hari igihe mbanza kubaza. Iriya y'icyatsi ni iyihe, iriya y'ubururu ni iyihe. Kuko ntabwo bandika amazina y'amakipe. Ashyiraho izina ry'umukino. Kandi imipira ibiryoshye. Burya kuva kera ahubwo ugiye kuva kera iyi mipira ndayikurikirana. Mpuzamahanga. Kera cyane ndayikurikirana. Ubundi ngahita mbisigaho. Umenya mperuka kureba nk'igikombe cy'isi muri 98. Cya kintu mu gihe cy'abacengezi. Nibwo hari mperuka kureba igikombe cy'isi. Abacengezi barasaba. Brazil na France ibintu nk'ibyo. 98. Muri 98 ntabwo wari. Hari ibintu bikantunga. Nicyo kirantunga. Mbese umuhanda wo kwa Kadafi wubaka bose nari impamvu uva Nyabugogo uzamuka hara hejuru. Bwa kabiri cyangwa bwa mbere? Bwa kabiri. Bawusubiramo. Nari impamvu. N'uyu wo kwa Mutwe ukiri ibitaka na ndawuzi. Rumba. Uzi ko hari n'izi za Sezike zikiri ibigo bikomeye ndazizi. Sezike 95 twakoze impanuka hariya hubatse urusengero rwo kwa Masasu. Yego. Twari mu gatwegerane karatumanura kibarangura. Ikintu cyasekize no kuntu twavuyemo twese tubaza ngo ubu hari umuntu urokotse muri iyi modoka kandi ariko tuyivuye. Buriya sijya byibagirwa. Buriya na restoration ndayizi bagisengera mu ihema. Iya Kimisaga restoration church. Iyo ni yavuba urumva ari amakora yazaro. No kuri tapi ruje cyagiye barasabana igihano cy'urupfu nari impari. Wagiye gukina biha ari kuri irata. Wagiye gukerakerayo. Shamara abanyamugi pe. Nanjye nari ndiyo ndabyibuka. Urumva ko ndinza amani. Tumuna kubwira ibintu kavuga se nk'uyu nguyu. Hakiriho n'akarere ka Nyamirambo kayoborwa na Rukwavetiyene papa wa Riderman naho ndabizi. Hajya akarere kabaga hari hafi ya Baoba munsi kuri wa muhanda ujya Baoba. Hahoza akarere? Hari ruguru ya Green Corner. Ukaza kuri wa muhanda witaka ukiwutangira hari aka etage kari aho ngaho. Ndakabona. Kamategura ukuntu niko kahoze amakarere ka Nyamirambo. Hanyuma sare ari kuri Electrogaz Nyamirambo ntahoze akandi karere nakari. Kuri Electrogaz Nyamirambo. Yanzu bita Ewasa Electrogaz igifata amazina yo kuri tatu. Ndayibona iri hejuru nyine nayo. Hari komine igeze gukoreramo na yahari. Niba yo Nyamirambo niba ari iki yimukiye mu Sumbaza. Sha yewe mana mu ijoro na muri abakera. Oya umuntu abari wa kera. Amateka ariko nemeza. Nuko gusaza bigeraho bikanga. Nta kiyo byanza abandi byaremeye. Muri byo kuri guhamagara. Twifuriza urukuri dashira muzehe mpyisi. Yashwa. N'umuryango we. Imana imwakire. Imana imwakire. Umusaza wari ufite byinshi yihariye. Cyane yari inshuti n'urubyiruko. Ubundi muzehe mpyisi yakuze yashaje mu myaka ariko ubona ko atigeze atakaza stamina ziwe mu bijyanye no mu mutwe wumvaga yaragifite ibitekerezo. Umuntu ugifite imyaka warengeje imyaka 100 akaba ashobora gukora interview akayikorodona akayiyobora akagira gute. Yego. Buriya n'ibyo bita gusaza neza. Kandi yarazi ibintu byinshi ariko kugira ngo uzamukoreshe penalty muri interview byakugora. Cyane yari umuhanga. Yari umuhanga. Abantu bazahora bamwibuka ku biganiro agiye atanga. Ibyagiye bisetsa abantu.
byagiye begera gute nabonye mwese nta kinyamakuru na kimwe kitagiye kigaruraho ntuzi ibiganiro njye nari naramuhaye interview ndamubwira ntimbwira amateka yawe mbere yuko upfa hatazagira uyavuga uko atari arambwira tuvuze ibintu by'ubwenge w'agahungu nyuma yo gupfa ndabizi abantu bazatangira bavuga ibintu ntabwo kare kubura ako kantu ati wagahungu muzehe Mpyisi rwose Imana imuhe ridashira ya nabonye umuhungu we Gerard rero Mpyisi avuga ko yishwe n'uburwayi. Umuhungu we Gerard n'uwe hari umuhungu we yitwa Mpyisi Gerard ntabwo muzi ndamuzi nawe afite imvi nyine nyinshi ubwo nawe afite imvi nyinshi cyane kahore ati twavuga ko yishwe n'uburwayi amaze hafi umwaka arwaye ariko ntabwo byari bibi cyane ariko mu mezi 3 ashize yararembye noneho mu byumweru 2 bishize byagezeho tubibona ko atazamara ibi byumweru abashaje yarakoze uriya musaza ari rugenza amahanga yagize gute ikintu rero cyantangaje nuko yitabye Imana ku munsi w'isabato biriya rero iriya coincidence bo mu idini bafite ikintu bayibonamo cyane ni isabato nyine akaruhuka aruhukira mu isabato ntabwo ari simple coincidence bifite meaning nabazemo abantu babiganiraho cyane bati yitahiye no ku isabato yango hari indirimbo yari yabaririmbiye yitwa Kwirembo ryari mbere yuko yitaba Imana ndayizi Kwirembo ari Kwirembo nukaraje kanageze Kwirembo aturumva ko yarageze Kwirembo ati ntabwo ari ibintu byadutunguye nk'umuryango we kuko nawe yarabyiteguye kuko ngo yayiririmba Imana banzi bari inshuti n'abantu benshi harimo n'abasaza kuriya ukuntu abantu bakunda umuntu se Imana bijyanisha niyo Mana ntabwo ushobora kubona umuntu uvuga nabi Mpyisi ntibikunda ntibibaho cyane rwose si bishoboka Gerard Mpyisi n'uyu umusaza umuhungu ubundi bavuga ko umuntu mukuru iyo agiye gupfa kenshi arabimenya hari n'ubahamagara akababwira ati rero mwabana mwidore bimeze gutya na gutya ndagiye ariko muzasigare mu bintu bitakuraga yarangiza akaryama mu gitondo bugacya musanga kuko yagiye Mpyisi rwose nuko uri buka umusaza wakakira ajya gupfa nijoro twari twavuganye nawe arambwira mumenye ko aribwo bwa nyuma ariko nari iminsi ndwaye umugongo kandi yarakomeye iyo umuntu mukuru ariko yarageze muri za 78 hafi 80 buriya se ntabwo nari muzi physically twajyaga tuvana nk'igikondo n'amaguru tukagenda tukagera Kacyiru se muzehe yari muri iyo myaka yari muri iyo myaka Rugardezi twagiye muri Rwishoka byara nzamukira muri iki kiganiro twagiye muri Rwinshi nabyo bari ngombwa turi mu isi itagira icyo yirengagiza reka twigire mu makuru amwe arimo avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mumaze iminsi mwumva ko ingabo za Tanzania zatangiye kuba deployed hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. David reka turebe iki gihugu cya Tanzania ni igihugu kitigeze cyohereza ingabo muri East Africa muri aircraft yego ariko mu gihe cya SADC noneho abantu barabibonye ko kitanakoresheje izari muri Loni ahubwo noneho cyoherejeyo abasirikare baturutse muri Tanzania. Birasa naho ibihugu byo muri aka karere bimwe ari birumira habiri mu kibazo cya Kongo. Nk'ubu Angola umuntu yamenya ihagaze biragoye, Uganda yo abantu bazihagaze, iyi Tanzania yo none itangiye kwitamurura niba ari uko navuga. Biragoye kuko kano karere sinaka karere gusa no mu bice bitandukanye by'isi ushobora gusangamo ibibazo biteye gutyo. Hashobora kuba harimo filozofi, ntabwo ngiye mbyemeza kuko nta bushakashatsi nabikoreye. Harimo imitekerereze yo kumva ko kandi yo kumva ko biriya bintu by'ironda ibintu by'abanyamuke banyamwinshi mu bitandukanye. Buriya na Tanzania bagira ikibazo mu moko yaho. Hari abitwa Bacaga, sizi n'abitwa ngo iki n'iki, bahora bavuga ko icyo dategeka bagira imibare y'amoko. Nubwo bagira amoko menshi bakakubeshya. Muri Kongo birahari iby'abaruba n'abakini cy'ibintu nk'ibyo.
sasa ino ideology aba bose barimo kugendamo nabasa n'abatumva ukuntu hari abo bita ubwoko bunubu bo bishyizemo yuko aribwo butegeka mu Rwanda urumva nibyo bintu ubona bisaza Burundi bigasaza Kongo bigasaza hose abantu bitwa ngo n'ababantu n'iki byose sibyo kugeza aho bumva yuko reba muri Kongo abatutsi barahigwa bavuga ikinyarwanda baratwikirirwa inka baragira gute bakibara yuko badakwiye ijambo urumva bashingiye ku mibare turi miliyoni 100 bo ni bangahe kandi bakirengagiza yuko hatabuze n'andi moko nayo ashobora kuba ari na makeya kuri abo bita ko bavuga ikinyarwanda ariko yo afite atuje ameze neza agize gute ibintu nk'ibyo ngibyo ino ideology rero sinzi umuntu wayizanye urumva yo kumva ngo mwapfa mwashira abanirotike baraje batwaye ubutegetsi batwaye ingoma bageze gute abandi bagahita bahurura bati natwe abantu badutwaye ubutegetsi bageze gute biracitse igihe cyose ino filozofi itaraburizwamo ngo iganirweho abantu berekane yuko maybe nta kuri ifite guhari urumva ibyo ngibyo bizakomeza guteza ikibazo byanze bikunze utabaye wese agiye yumva ko atabaye banyamwinshi barenganye Tanzania ibyirohemo n'abakikweta abo ngabo barimo turaza kubigarukaho urumva bavuga ibyirohemo itikera abanyamuke bigeze kututegeka bitwaga abazungu dushyira muri apartheid urumva none dutabare abandi nabo bakandamijwe na nyamuke ibintu bikomeze kugenda gutyo usanga ikibazo ni ikibazo noneho njyana navuga ngo ushatse no kubijyamo nawe nkabo sibyo ukavuga uti wenda hari uko batekereje reka nanjye mu murongo w'ibitekerezo byabo ntabwo giye ndi bukubwire ngo ndajya no kwigora rwose urumva ndakoresha urugero rumwe nigeze kumva umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rw'amavuga ko mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yahagarikwaga hari abantu bagiraga inama mu Rwanda yo gucikamo ibice bibiri ngo abatutsi n'abahutu bakajya kwabo perezida Kagame ndabyibuka no cyangwa se ngo bamwe bakabomeka ngo ku bindi bihugu none perezida Kagame avuga ko niba mbyibuka uramfashura iyo mbwirwa n'urayumvise ko n'ubundi unabikoze gutyo nta gisobanuro cyuko aho waba ushyize buri gihande cyakumvikanira na kwijana nshingiye kuri iyo ideology cyangwa se iyo filozofi ya perezida Kagame birakubwira ngo ugiye nko mu Burundi none reka kuko bavuga n'ibintu mazina yabyo nese general niyo mbare bwoko ki si yabuze muri CNDD-FDD ntiyarwananye na Resi Ndayishimiye na ba Petro Nkono nziza none se no ko babivuga mu moko none se no mututsi sibahiga ntibahigana se n'abandi wajya kubire bukagira urumva jya no muri Kongo urasanga n'abaruba batavuga rumwe bose niyo Tanzania nakubwiraga umucaga nk'ubwoko bw'abacaga n'ubwoko bunini cyane burimo ibice nabyo bumeze nk'abasubacaga urumva ntabwo butumvikana sibyo so nibi buvuga mu Uganda bavuze bogamiye buriya na Uganda isa nk'icariye ikirunga nabo hari abaganda batekereza muri ubwo buryo twicariwe n'abavuga ikinyarwanda babahima n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo reba ukuntu abahima barimo kwishwa muri turi barazirikiza batazashyira bakadutegeka bitazagenda gutya na gutya na gutya na gutya tushobora gusobanurira abantu ko niyo M23 bashinzwe ibyo batutsi n'iki byose irimo abakongomani bose haba mu gisirikare urumva nuko nta janga kugira ngo gushyira abantu muri ibyo ngibyo yego ibyo byose birazwe urumva barakubwira bati Colonel Zenze n'uwo mu bwoko bw'abashi Bisimwa n'uwo mu bwoko bw'abashi urumva bakakubwira imiryango y'umwango babahati nabo muri miryango y'indi gutya na gutya community n'iyo muri Masisi ariko kandi ijabo singiye ku mwanzuro ntabwo ngiye ku mwanzuro tuzajya kujya mu kiganiro kimwe mu mpamvu zitera ibyo ngibyo rero kitaza kunyepuka kikancika ni manque de manifeste ni ukuri imirongo migari abarideri bahereza abaturage bakavuga bati abaturage bacu twabashoboza iki babasha kumva vuba urumva kugira ngo badukurikire kuko ntidufite imihanda yo kubereka ibiraro byo mu kirere kompanyi z'indege buri kimwe cyose ntacyo dufite mbega muri make batujyanye mu bintu bitekiniko ntacyo twabona nahoze ndeba mu Burundi abantu bavuga ko abanyapolitike baho bavuga ko ngo ukurikije amagambo ya President Ndayishimiye siga yavuga ngo biragaragara ko yabuze icyo abwira abarundi bityo igihugu akaba yaramaze kugishyira mu kaga obviously babivugaga bavuga ko yigize mu minsi ishize avuga ngo abize kaminuza by'umwihariko abize igifaransa imibare n'ubutabire ngo ntacyo bamariye igihugu obviously nicyo kibazo gihari abantu badukurikiye kuri Primo Media Rwanda babifate gutyo kubera ko nibyo navugaga nkurikije filozofi ya Perezida Kagame nubwo mwaba ubwoko ubu cyangwa buriye bumwe ntacyo byabagezaho mwaryana mwagira gute
Buyoya yahiritse Bagaza ari mubyara we, urumva, Bagaza ahirika n'iki bintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Mu Rwanda muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri baricaye batekereza gutyo ukurikije ideology ya Parmehutu, ariko barangije biciyemo ngo bamwe ngo nabakiga ngo none Nyenduga. Wajya no mu bakiga burya nabo bakakubwira bati abitwaga abakiga none abi Bushiru ba Gisenyi na Musanze nabo ntibubahanaga. Wajya muri abo Banyenduga nabo ugasanga baravuga ati ndi Munyenduga OG w'igitaramo, wowe ubunaka ibyo uvuga ni ibiki? Uhita unibaza uri mu Mutara uri Kirehe we yahindutse iki, mu gihe abandi bibonaga ko Gitarama niki urumva na Nduga. So ni ibintu biri aho ngaho rero ndonda nibyo nakubwiraga ngo katancika. Urya kureba ugasanga mu gihe ibindi bihugu bigeze ku rwego rw'iterambere rishingiye ku bintu bya statistique n'amaproje, yaba projet infrastructurel, yaba projet izo arizo zose zifasha abaturage no gushakira akazi abantu. Ndibuka ko Ruto mu minsi yashize yoherezaga abantu 2,000 muri Saudi Arabia gukorayo n'iki cyane, ugasanga abantu babuze manifesto wa mugani bari kwirirwa hano ni manque de manifesto. Iyo udafite ikintu wereka abantu nk'umurongo ubabwira brabura amoko kuko inkebe bizibiriramo. Agiye kubona mbona banditse ngo mu Burundi abatwa 82 binjiye mu gisirikare, ngira ngo barabibonye. Ntabyo nabonye, ibyo byarashitse. Ubundi nta mazi arenga Kanogo. Nahamagaye umurundi ndamubaza, arambwira ati twebwe mu myanya ariko bashingira kuri ibyo ngibyo, kandi koko nibyo kujya mu gisirikare, mu gipolisi, mu myanya ya politike. Sasa rero birashoboka kuba ino politike, iyo politike ishingiye kuri iyo myumvire, ndetse Burundi uruva kuko bifite mu itegeko bushaka kwigira nka titulaire wayo, urumva, ukanareba umubano abari ku butegetsi mu Burundi bari bafite n'ubutegetsi bwavuyeho mu Rwanda, bari abenshi bakuriye hano mu Rwanda, abanyamitwe bigishije hano mu Rwanda, ari abarimu bande yande bose, abitwa naringiye mu byo muri Kongo ariko byo turiho. Birakwereka ngo hari abantu bumva bashobora gukora parrainage, ubutisimu, kandi twabiganira mu kiganiro yego ndibuka twize tubivuga. Bashaka gukora ubwo butisimu, bakabyara mu batisimu iyo ideology bakayipushinga, kandi nk'ababirigi ntibareka kuyitera inkunga kuko nabo abafurama n'abarundi bumvikana, urumva. Ikindi hari abantu bashobora kugendera mu nyungu zabo bwite, urumva, bagashyigikira uwo mushinga bitavuze ko bumva ko ari realite, ahubwo baravuga ati muri Kongo turahakura iki, kuko Kongo nayo ni igihugu ujyamo n'uburi cy'icyura mu buryo bubiri, haba kuri mission yabo uzatwara nk'abasirikare bazabona yabo, ariko n'agapodo agakori agapfunyika uzacyura nk'umuperezida winjiye muri iyo game. Karineja, hari ibintu ugomba kwemera muri iki gihe, ikintu bita nka corruption iba muri politike hagati y'ibihugu. Nabonye ejo bundi bita interstate lies. Urakoze, ejo bundi nabonye ibihugu byavuye muri Saudi Arabia, Africa, inama ya Saudi Arabia yakoranye na Africa, ukuntu bagendaga bahambirira buri gihugu akazigo. Vitali Kamene warasorekeye Kongo, buri wese n'akazigo atahana, n'akazigo atahana. Kongo nayo ishobora kuba yaradobotenze iyo politike. Nimuza muri ino umbrella yacu y'ibitwemera, urumva, wowe ku giti cyawe XY niba uri perezida w'igihugu runaka, tuzaburamo akantu kawe, ibyo byose abantu baharanira kukageraho, yaba akabuwate ka diyama, yaba akabuwate ka zahabu, kayinjira ko kantu gashobora guteza imbere umuryango w'imyaka nka 50. Ampersone wewe ubwawe ku giti cyawe, igihugu cyawe nacyo cyaza ntikizabura amafaranga. Kongo irakize, turimo kujyana. Noneho nkibaza ngo wenda aho nawe reka amacakaro ntaharenga, ese hari amafaranga n'ubushobozi n'ubutunzi ku isi byagura ukuri bigakunda, ukuri bikagura realite, bikayigura neza, bikayitwara. Tuvuge wenda Kongo igashora ku buryo niba hari ikibazo bano basore bafite amaventura bafite kikaburizwamo neza kuko yashoye amafaranga bigakunda. Byakunda, birashoboka cyangwa ntibyakunda, twebwe gutanga igisubizo abantu bazabidusubiza. Ukunda ko byakunda ko na Yezu yaramuguza amafaranga, urumva. Ariko hano muri Kongo ubwo Yezu muzamutegereza nazuka n'abazukana, M23 nawe yaraguzwe muri 2013, irongera irazuka iragaruka. Uratekereza ko uzayigurisha kabiri? Bigashoboka. So rero tutatinze kuri ino ngingo, hari abantu mbona ko hari ubwitabire kuri iyo philosophy irimo kuzenguruka. Nimutareba neza biragenda gute, nibitagenda gute biragenda gute, nibitagenda gute biragenda gute. Batekereza gutyo, basanga inkwezo politike mu bihugu byabo wenda no kubabyumva, bumva ko ari je nuko mbibona, kandi nigeze kukubwira ngo kerekane hazabaho ikintu kimeze nk'inama rusange y'abahanga
y'akarere ikemura ibibazo birimo. Top scholars bagahura, abanyapolitike bagahura, societe civile igahura, hakaba ikintu kimeze nk'inteko wenda ya Nyafurika y'ibiyaga bigari yiga ku makimbirane ahari n'ukuntu yakemuka. Ntabwo numva ukuntu igihugu kigenga nka Kongo cicara kigashyira kigatenga amatira umutwe nka FDLR kikawushyira ku ibere kikawonsa. Iyi kesi irakomeye kanija. Ibaze kuba umutwe ushinjwa genocide, urumva? Umutwe n'abantu bari aho ngaho gusubira rumbo, ariko wemeye kubonsa kurusha konsa bene gihugu bawe bakomprene ngo uburenganzira bwabo. Normalement ntabwo Kongo mbona impamvu yagumye kwadogota gukorana na FDLR kurusha gukorana na bene gihugu bawe bitwa ko bahoze igihugu. Nabyo Perezida Kagame aretse kuvuga bigaragaza ko uvuga ikinyarwanda muri Kongo iyo yambutse umupaka Kongo iravive iti undi muntu asubiye iwabo. Asubiye iwabo niba ari umututsi bati agiye kwa bene wabo. Gusa Komise ko no mu mushyikirano Perezida yabivuze ati bitirira u Rwanda ngo basubire iwabo. Gusa nkiraho ngaho ukuri kuzigaragaza byanze bikunze. Amateka arahari. Niyo mpamvu nyambwira abantu iyi crisis iri mu biyaga bigari izatsindwa n'umunyabwenge, ntabwo izatsindwa n'umunyamaboko. Ni ubwenge gusa. Ubwenge buriya burakomeye cyane n'ikintu kiruta ibintu byose. Ubwenge burimo kwihangana, burimo kurya ubusa, kuburara kabiri uzi icyo ugamije. Akandi gakoryo kari muri Kongo cyo kora kazana bavangira nuko hataraboneka iyo chance y'abarwana, nuko buryo iyo barangije kubangukana kana n'umututsi bahita badukira n'uvuga ikinyarwanda nawe utariho. Abazayirwa bakamwataka nawe. Nk'ubu ngubu ibyo byatumye bigaragara ko mu nteko ishinga amategeko ya Kongo kubera iyo discrimination abavuga ikinyarwanda barimo bagenda bakendera kuko ntibashyize hamwe nk'imvukira zivuga ikinyarwanda muri Eastern Congo. None amacakubiri yabo babigema amacakubiri bituma batakaza naho bajyaga bahurira, bose barimo gutakaza imbaraga. Ubwo igihe kizagera bavuge bati ntacyo twunguka, nibyo nakubwiraga ngo time will tell. Kino kibazo kizakemuka ukuri kuzajya hanze kuko uzagenda kose. Ntabwo wafata ubwoko bufite abagenero, ngo ufate ubwoko bufite abakoroneri, bufite ubwoko, ariko ndavuga abavuga ikinyarwanda muri rusange. Ntabwo ndi muri ibyo byaho tututsi byo muri Kongo. Ngo ufate mbega communauté yatangiye gutera imboni icyo kintu. Uyibwire muzayisibanganya kuva muri 1933 intambara y'akanyarwanda ya guterwa muri Kongo no kugira gute kuba implanted hariya byose byarabaye. Ariko aho abantu bageze uyu munsi bageze ku rwego rwo kwiyorganiza ku buryo bavuga bati enough is enough. Ni nayo mpamvu ubona bavuga ngo M23 bagahurura bose kubana ntigeze babayika ngo yiruke. Ubundi M23 yagombye kuba ugeze nko muri Sudani yiruka bakuramo imyenda. Ariko utinya umuntu uvuga ngo ndi South Africa ni igihugu gikomeye ku isi, haba mu gisirikare haba mu kiniki, ni nuclear power nubwo babihagaritse, urumva? Ariko bano basore kuba bakomeza gustanding up bagahagarara, umenye yuko ikintu bahagaritse hariya bazarwana. They have nowhere to go. Umuntu nk'uwo ngo udafite ahantu herekeza asura mu mugira gute? Bazarwana kandi inzigo intambara izasiga itwitse kano karere. Kuko bafite bazarwana hari gihe bazatsinda wenda cyangwa nibadatsindwa kandi bo mwese wabarasheho bazajya mu mitsi ku buryo umwe cyangwa ubundi. Ikindi nasozereza ino intervention nibyo nashaka no kuvuga, nta gihugu na kimwe muri aka karere cyashinje ikindi ko kiri faible cyo ko nta faiblesse kigira. Ushobora kuvuga ko ibihugu biri fragile nk'ibi byatubyabaye mu genocide nk'abo bakongomani basubiranamo n'iki byose ese nabatotezwa n'abagira gute, ariko nta butegetsi namwe bavuga ngo bwabura ubutunze tosha ukabutera metero ubwo bwabura ibibazo. Ushobora gushinja abantu ngo baraguterana mu 23 ukavuga uti wenda u Rwanda n'iki n'iki, ariko nawe wawe ufite ibindi bibazo. Byo Perezida Kagame avuga ati nabo bubize nk'abafite inzu bubakishije za nyakatsi yatwikiye nawe ikagira. Ntabwo ubutegetsi bwa Kongo bukomeye kuko bwakomezwa n'iki n'urugero turajya ku gihugu ku kindi, bwakomezwa nuko bushyize hamwe n'abaturage babwo bakabana muri diversité culturelle nkuko Imana yabahaye igihugu. Ujye ubona muri Tanzania na Kenya ukuntu ku munsi w'Amasai perezida wa Tanzania yambara nk'Amasai cyangwa wa Kenya akajya mu minsi mikuru y'Amasai, ku minsi w'abakinikina bakambara nk'abakajyamo. Kandi mu masaha yanyujije nka muri Nairobi ntago wabizanamo intambara, mwaparikada inka ze zigatambuka cyangwa indogobeze kuko ni umuco warimo kwenjoyinga umuco w'igihugu cye. Ntabwo nubwo ari impuhwe kugira ngo bigende gutyo. Nakubwiye ko niba Kongo itagerageje kubyaza umusaruro diversité yayifite ngishyira amasantere culturelle atandukanye nko muri Kinshasa bavuga bati nimushaka kureba umuco w'Abanyarwanda muzajya musanga muri Gombe bakaminka bacunde bagere gute babyine bahamirize, nushaka kureba wa Ruba usange hariya n'iki n'iki ibintu nk'ibyo
igihe itarabya nk'uko Amerika ibaho urumva Amerika yubaha ibirwa bita Hawaii ku rwego rukomeye cyane. Hawaii ni abasangwabutaka bari muri ya nyanja ngira ngo sinzi ya Pacifique, ariko niyo umunyahawaii yavuze ifirimbi abandi baba bahagaze kuko na Obama yarabubahaga bagutesha umutwe kandi si benshi, ariko Amerika yubaha amategeko y'abasangwabutaka urumva. So rero muri Congo bazakomeza barwane n'ukuri bavuga batanu n'abanyarwanda muri Congo kandi barwanira ahantu bitari ugari, baravuga ngo nabo n'abanyarwanda kandi barwanira uti Kanombe muri Congo, bavuga ngo barwanira ahantu kandi barwanira uta wenda igicanga muri Congo urumva ngo urirukana abantu ngo si wabo, uko kuri ntabwo kuzashoka. Congo ntiyahindura imisozi yose ngo ihindure ukuri guhari, ihindura amazina y'imigezi urumva. Uzabureba cyane cyane ko filozofi y'icyo bita majority na minority niyo mwarwana gute bikagenda gute kanije hatsinda ukuri ntabwo hatsinda ntuza. Habyarimana yageze kuvuga igihe kimwe muri mitingi mu Ruhengeri muri 92 ngira ngo ni 93 aravuga ngo afite ngo ngamaze kugira ngo urubyiruko rusaga miliyoni ngazamanukana narwo. Aho yari kumanuka ntumbaze ngo ni he izo disikuru zabaga wa mugani wawe nibyo wambwiraga umuntu yajyaga azumva ari mutoya wenda cyangwa se abantu bakagira gute bavumbye radio urumva. Still urumva ko icyo kintu cyo kumva ngo turi benshi mu bwinshi bwacu twamanukana n'imizi n'imiganda tukajya gukina gutya, ariko still ubuse ari he? Reka rero kuri kuzigaragaze urumva, reka kuri kuzigaragaze. Aba bose ba Tanzania barimo gushyiramo akarenge niba atari kwikurira amafaranga ngo bakore inyungu zabo bazashya batsindwe urumva. N'abandi kuko kugeza n'uyu munsi n'abagihumeka muri abo bahigwa si impuhwe zabo bose. Tanzania yarashe kuri aba basore 2013, Afrika y'Epfo irabarasa, Malawi irabarasa urumva. Ibyo byose rero no kuvuga ngo kuki se bongeye bakagaruka. Reka rero kuri kuzigaragaza iyo ibintu bijya gushya birashyuha. Ino ntambara igeze ku rwego kuri stage yaho igomba kurangira byanze bikunze. David twari turimo tureba rero kuri buri gihugu ariko tugeze kuri Tanzania. Tanzania imanukanye ibitwaro, imanukanye special force. Yego. Aba basore baraza gukoraho Tanzania se kuko ejo nabonye umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo ziri muri East ya Congo asaba Major General Monwabisi uhagarariye Tanzania kutajenjekera M23. Uyu ari Major General cyangwa mu Lieutenant Colonel? Ni Major General. Ngo yitwa Monwabisi Diakopo. Niho kuri ingabo za Tanzania hariya. Ingabo za Tanzania subuze bazaze kurwana mu biki? Bose barwana gute subugo? Oya uyu nguyu n'uhagarariye SADC. Uhagarariye Tanzania yitwa Ayubu. Uwo mugabo kandi Ayubu waje kuri ingabo za Tanzania bikavuga ko yari mwe mu bigishaga mu ngabo za Kabila, afite isoko ryo kwigisha Tanzania bigisha igisirikare cya Kongo muri za 98. Akana akaba ari wagize uruhare mu kwica abatutsi benshi bari mu kigo cyari gikikije aho yayoboraga. Akaba ari umuntu usanga mu ideologie ijya kubira nk'aba FDLR. Kongo arayizi cyane, yigeze kuba instructor wayo w'umuhashyi, none uje kuri izo ngabo. So ibyo ntacyo bivuze rero. Umusirikare ni kuwundi ntacyo biba bitwaye. Abasirikare ba Tanzania baza bakora akazi bitewe n'icyo politike yabo yabatumye urumva. Niwe Lieutenant Colonel Makande Ayubu. Yarwana bakaraswa cyangwa bakarasa, nta musirikare ukanga undi. Biriya no gukanga M23. M23 yarabagose nko mu mujyi wa Goma ishatse ubu ngubu yabahambiriza bakiruka bose. Ngo nguraza kurwana na M23 nabo barabizi. M23 bayitsinze muri 2013 kubera ko yari imaze kwirwanira hagati yayo no gucikamo ibice. Bagabo kwa Ntaganda bari kwa Makenga ibintu nk'ibyo no barabikemuye. M23 iri ku rwego rukomeye cyane rw'igisirikare ku buryo bose nta muntu wabakanga. Sibyo? Icyo bajyaga bakangisha ni indege ariko nazo zizongere ziguruka. Zizongere kandi zongera kumva indege zisaza hariya kuri M23. Nabonye ngo yanize umujyi wa Goma. Urumva? Ndabwo kugira ngo bafunze umuhanda uhuza Goma n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Biriya byo bishobora kuba atari ukuri. Ari ukukontrola gusa. Bafungiye ahitwa Shasha munsi y'umusozi wa Nyamuremure. Abamwe baravuga ko atari byo. No kukontrola ureba ariko ntago umuhanda ufunze completely ntago ari byo. Ndatekereza ko atari byo. Buriya ufite gukontrola ahantu ariko utagiye kuhitambika.
urumva bacunga ikirere cy'ikivu cyose gusa urumva noneho niba umusozi wa muremure bawubaga hejuru bakaba bawumanutse urumva ntabwo nka leta yahacisha intwaro ntabwo yahacisha ibikoresho bya gisirikare nushaka kubyite kuwufunga muri ubwo buryo ariko rero M23 amaze gukontorora umujyi wa Goma yawufasheho umwanzuro byanze bikunze ni nayo mpamvu abantu bambaje ngo kuki mwese habaye intambara ngo gukeneye n'iki byose urumva mu bitugu bya M23 niho abo barwana bashaka guturutsa intambara kuko kuyiturutsa muri Goma imbere byabisa nko kubikururira ngo babasangemo bashaka kuyisukuma basa nkaho bayicamo ibice nk'amayinite yayo bagira gute no kugerageza kugira cyangwa bakayitesha umutwe imbaraga nyinshi kazishyira mu bitugu byayo kugira ngo irwane n'abarimo kuza kuyitera noneho za mbaraga zari zerekeye Goma nanone twakwita nko mu nda hayo zibe nkeya barwane ikinyuma n'imbere kuko urumva iyo abantu barwana bagerageza uwo mu Rwanda gutatanya imbaraga zawe ariko uko biri kose bari abasore barwanira iwabo urumva ntabwo wabwira ngo uratsinda generali ngo Bodo Ngaruyenga iwabo muri Masisi karwanira mu mafamu yararwanira hose aho yavukiye yize primaire yize secondaire yagize gute nguje nguru mu Tanzania bazumirwa bazaraswa bumirwe cyangwa se bakomeza bitware gahoro byo kurasana niyo mpamvu bwo kuva abantu amatelefone iki n'iki abapereza bazunguruka buriya barimo gushaka ino ntambara itazabaho ibayeho batsindwa bakiruka ntago batsinde M23 kuri urugamba barabizi kuko muri Tanzania se nta umusirikare nk'undi sare kimukarwana special force M23 ifite special force zigahangana zikarwana drone bakazana anti air defense zikazihanura kajugujugu bakazitwika sukoye bagatwika ndakubwiye ngo n'ubundi rakumva intambara zasukoye muri iyi minsi urumva uzahituma baga kuri telefone dukora ikiganiro uriya mukoloneli warashwe ashobora kuba aratumye M23 ifata izindi ngamba bashobora kuba bafite ubwirinzi bwo mu kirere ngo bukomeye none se wagira ngo barasaba abantu badafite ingamba ntago bizakunda M23 yiruka barirutse urumva nuko bimeze rero nicyo navuga kandi eventually M23 hari amahirwe ifite atari menshi yuko iyo bakwita inkehwa minorities nka kuriya ntiyabuza andi moko nko muri Afrika yiyumva nka minorities ashobora kuza gutera inkunga kugira ngo udatsindwa ugahinyuka kuri M23 ushobora kuzabona imbyiriko nyinshi zituruka mu Rwanda zituruka mu Burundi zituruka muri Uganda zituruka muri za Tanzania zijya kwitozamo igisirikare nkuko abajenero bacu bitoreje igisirikare muri za Mozambique uko ujye ubyumva kugira ngo bazasubire iwabo nabo bajya kubohoza iwabo n'imiryango yabo ntabwo M23 rero yapfa gutsimbuka kuri uru rugamba kuri no shuro ntibikunda ndo barahanyanyaza ariko ntibizavamo ntabwo bizavamo David none se ubu burumira habiri bw'ibi bihugu nibwo twahereyeho nk'igihugu cya Uganda umuntu yamenya position yakete ubwo se position ya Uganda Angola yirirwa nayo bivuga ngo yahamagaye Perezida Kagame yahamagaye Perezida Tshisekedi yo iri ubwo se Perezida wa Uganda wayoberwa ahaherereye gute aherereye Bunagana na Gisobo nese urashaho ariko Uganda rwose uranze bari abahungu badatari nk'abahungu ba Museveni ariko umuntu wababwiye ati muve Goma bakamwumvira ese umuntu wese wahamagara inyeshyamba zikamwumvira bana abahungu ba Museveni nuko babyitirira u Rwanda ariko ntacyo bashobora no kubakoraho wabonye n'ukuntu na Muhozi yamye barwanirira abavuga ibigwi kandi Muhozi ni umuhungu wa Museveni ukomeye n'umujyanama mu by'umutekano ese ubwo abasore baza kubakoraho iki ubundi se ahako hajya kimutajya mwibaza we mwumva ko M23 ari mutwe ki wahagama ibihugu bingana gutya gisirikare kandi ukabanesha nibura udafite n'ubaha makuru cyangwa n'ubagira inama ati mugire gutya uzi ko buriya mu ntambara muri Ukraine ibihugu byo mu Burengerazuba bw'isi byigabanyije inshingano Amerika itanga ibisasu Uburayi bugatanga imbunda urumva Ubwongereza bugatanga amakuru y'ubutasi ubwo se kuri nta n'umwongereza n'umwe uri muri Ukraine ariko ko bwije uko bukeye akajya bohereza coordinate z'ubutasi sizo zituma barwana se buri M23 ubona koko mwaragiye namwe mwemera yuko ku isi yose nta bantu bakomeye bayishyigikiye kandi bumva n'impamvu irwana bituma ikomera kuri M23 se alone yonyine yarwana n'icyumweru idafite amashyanga yumva shaka Amerika shaka UK shaka France shaka hari ibihugu by'ibihanganye bitishyira hanze ariko byumve cyo bishyigikiye M23 nese ubwo bahangana bate wakoze ntabwo byumva kandi wahangana gute n'ibihugu bikomeye kuriya ukajya ubyirukana buri musi byahagize ngo shingiye ku mpamvu gusa impamvu gusa nta bantu bazifite bumiwe
none urimo kubaza ngo Uganda ngo ihagaze ngo igeze gute? Shaje uceceka kayeneja. Oya no igihugu cyakuvurira inkomere gusa byaba bihagije. Cyangwa kikaguhinzira unyura mujya muri Angola cyangwa mu nama mpuzamahanga nka kuriya tujya tubabona za Mombasa. Nese bagurukira ku bibuga by'indege bagenda n'amaguru. Hari igihugu kitagira immigration ku buryo bateza kashe. Iyo si inkunga. Bertrand Bisimwa ngo yagiye i Burundi. Ngo yagiye i Burundi anyurahe. Uwo no uzagende nta visa turebe. Kikare bagendera kuri jeto ya CPZR. Birakubyo birashoboka. Ariko afite ahanyura kameme kandi afite izina rizwe. Kuki izagenda ari protected ku buryo ntacyo wamukora. Ari ibintu byabanje kumvikana. Zino nyeshyamba zirakomeye. Hanyuma iyi Angola simbizi yigaragaza nk'umuhuza muri ibyo byose kandi ibyo ni byiza kandi Angola iracyafite umwanya mwiza wo gukoresha kuko niba ndi mashyanga akomeza kwigaragaza uko atekereza iyo ikaba itarabigaragaza n'ubundi iri mu mwanya mwiza wo kuvuga ngo ibi byatakajwe n'abandi reka tubyifatire. Angola ari igihugu gikize urumva gifite ubushobozi bushoboka bwose ntacyo gikesha Kongo nayo mafaranga twavuga kubwira Lorenzo ngo Kongo yamuhanga agapfunyika ntibikunda kurangura. Angola izakomeza guhagarara gutya itandaraze reba ibyo abantu bikora bose kandi nayo nishaka gufata uruhande nyine izarufate. Ibyo ntacyo bivuze. Ibyo ntacyo bivuze nta kintu bivuze gusa M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo bakeneye kuzagushepinga igihagararo cyabo. Nibyo nkunda kuvuga bakagaragaza ko bahari koko. Nibibazwe bibihugu bikaba bari bibazwa. Nibyo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda nigeze kubona ashaka kubwira conclave y'Ubujumbura cyagiye muri ya nama ariyo na President Ndayishimiye. Ko kwibaza impamvu M23 itagaragara Kongo idashaka kigaragara mu interlocuteurs bayo. Ariko n'abaperezida baganira sindi umujyanama wabo ariko ngenda umusesenguzi bakwiye kumvisha isi n'amahanga ko M23 ifite abantu bazi kuvuga. Ntabwo ari ingegera ziri aho ngaho mu mashyamba ku buryo mutaganira. Sibyo? Rero ibyo bizakura igicu cyo kumva ko ibibazo bya M23 bizwa Uganda, bizwa Rwanda, bizwa Kenya nayo ikwiye kuzamura igihagararo ikavuga ngo turahari. Buriya Corneille nanga afite akazi na Bertrand Bisimwa. Akazi kenshi cyane ko gukora. Haba mu itangazamakuru, haba muri diplomasi yabo, haba mu ikindi kintu nk'ibyo bakwiye kugaragara nk'abantu bishyize hamwe rwose bakigaragaza nk'abantu bahari. Ako se bazigaragaza ko bahari batarafata ahantu hakomeye. Nyine ngo abantu isi yose menye ko bahari cyangwa bashushubikanye izo ngabo zirukanka cyangwa bazifatemo nyinshi. Mutangire negociation nyine kugifuwa n'intambara byose nibiki. Urumva? Yamuvuye turahari hari intambwe itaratera karinija. Donc yo kwigaragaza ko ihari idagikeneye kuvugirwa. Kuko ubutisi mutwavuze hari igihe ubona M23 imeze nk'ifite parrainage. Donc ibibazo bya M23 bisobanurirwe Kampala, bisobanurirwe Kigali mu nteko zishinga amategeko n'iki. Urumva? Ariko yo njya mbona ifata n'imyanzuro yo kuzamura abasirikare mu magarade igashingira kuri Congress extraordinaire yo muri 2022 na kangahe niba nyuma yaho hatarama Congress imbizi bakoze Congress rucuru bagafata imyanzuro bakanagaragaza kayedo sharije nshyashya. Urumva? Nicyo bagamije n'iki byose bakavuga ati turahari ntimukatubaririze ngo mutubaze ibihugu turahari tugira adresse. Niba komeza kurwana ibintu bimeze nko kugenda gahoro cini isi ntagaruka imeze uyu munsi. Nibafata indege bafate serire bavuga ati iyi ni serire y'i Paris n'ubuvugizi bwayo, iyi ni serire ya New York n'ubuvugizi bwayo. Hari abaprofeseri, hari abantu badafite ikintu bashinjwa muri ibyo bihugu bumva impamvu yayo bahoza akarenge muri Loni. Urumva? Bahoza akarenge he hose. Nuko bimeze naho utatumiwe iyo ufite icyo Rwanda urahitumira. Wewe ugahangana na polisi igusubizayo na bya byotse. Sibyo? Ariko nta ntambara ya bucece baho nubwo yaba ariyo sagesse mufite. Ariko bujye nacanga karita. Nkagumana sagesse yanjye ubwo bwitonzi ariko nkanagumana nkanadabutinga indi kugira ngo kuko ntabwo uri nk'umukoci wakinisha umukino umwe. Nese bakumenyera. Rero M23 iturufu ikoresha yo guceceka kugenda bucece kugira gute. Ubu ngubu rwose ishatse yakongeraho nindi itayiretse. Ntabwo tubona impamvu tutazi umuntu uhagarariye M23 Europe cyangwa Alliance Fleuve Congo. Tutazi umuntu uhagarariye Alliance Fleuve Congo Washington. Kandi hari abantu birirwa bayitera inkunga wenda
b'imiryango yabo amafaranga, abantu batanga amafaranga batanze n'ubwenge. Nese ziriya nyeshyamba zijya 3 ku munsi ni ukuvuga ko nta bantu bazikora amafaranga ngo z'amafaranga. Ariko baraho ngaho cini bucece ibyo ntabwo bizakunda rero. Ntibashakisha ukuntu bareba abantu badashobora konge idashobora kugerekaho ikidosiye, urumva aba professors bande yande bose basobanurira amahanga bageze za Pretoria. Ntabwo babonye General de Gaulle ibyo agakino yakoze muri aka karere. Ntiyasuye ibihugu akagira gute kwitoranyamo umuntu udafite icyo ashinjwa kuri mpuzamahanga, ariko yanagishinjwa akisacrifice nyine akagitanga. None se ba Mandela ntibafunzwe? Mandela ntibagize gute? Sha rwose iyo politike kuko gukomeza kuvuga ngo ibibazo byacu birazwe, aho bizwe nande ko nubiza arimo kubirengaho. Gura kwishonenga ibindi bihugu ukavuga umuzango rega n'u Rwanda rwabagibuka n'u Rwanda kabagibuka kavuga utubundi mwege mu biki bitarangira. Ubwo se kuyireba ibona badanashaka kubirangiza ibi bintu. Ibyo rero nibo babihomberamo kurwanya intambara zikwega nk'akanyamasyo. Ko ari Kongo ntikubita M23 ngo yivane mu nzira. Ari M23 ntikubita Kongo ngo yivane mu nzira. Itazifu wa mugani bari telecommande. Ntabwo ari telecommande, ahubwo nibyo nakubwiraga ngo ni nka mission baba baradogutinze. Nigeze kuvuga mu kiganiro ngo ntambara ziratsindwa n'ubwenge. Nibwo buryo bw'imibare bahisemo. Kuko nanone urumva kandi jabo ntago bareka iyo filozofi kubera iki. Kongo ni igihugu gifite za ambassade, gifite leta yose, urumva gifite itangazamakuru byaba byo hanze n'igimbere. Mugiye kuvuga mukavuga umva ntago byakunda. Suko nangiye kugeranya bifite urusaku rutandukanye ariko ndaruza, urumva mugiye kuvuga ngo muvuge nk'abakongomani nk'abazahirwa, M23 yashya yazasarara. Buri umenye ko no mu guceceka kwayo kwituriza bishegesha leta, ariko bishegesha leta ariko ntago amahanga amenya cyane bihagije icyo kibazo neza. So urumva rero ntabwo yareka icyo kintu cyo kudahubuka nka leta. Urumva uyu munsi yavuze ibi, ejo bakoze ibi, bagize gute ibintu nk'ibyo. Ariko yagumana filozofi ifite uyu munsi ikongeraho n'indi. Rwose ntabwo ndi umujyanama wa M23 banyumve neza, ariko bakwiye kugira ukuntu basohoka muri kokiye bakigaragaza kurangwa n'umuzamahanga bagasobanuka. Ibyo byose bakabisobanura nko kuri abagiye Bujumbura bakajya n'ahandi, cyangwa babikora bucece tubimenye. Niba babikora bucece it's okay, ariko niba batabikora ntabwo cyaba ari ikibazo. Bakeneye kujya disaba bakajya kureba Musa Faki Mahamat bakamwaka rendez-vous, uburenganzira bwabo nta kibazo kirimo. Akabakira muri office bite byanyu turwanirira. Bakajya za Dar es Salaam mwaje kuturasa. Muraturasa se turafiki. Bakanabiryaho rega. Perezida Kagame ageze kujya mu Bufaransa muri za 90 ngo baramubwira ngo nadagarika intambara ngasanga abatutsi barashize. Urumva? Kandi kuko urumva ariko n'ibyo abafaransa bashinjwaga muri jenoside yakorewe abatutsi urabizi. Ariko uko byagenda kose agati kateretswe n'Imana ntigahungabana. Wese ujya kumara ikiremwa muntu niwe wakiremye. Ubu se n'ubwo igihugu cyahuye n'amateka n'ababaje kare n'ijabo, ariko uko byagenda kose kiracyariho. So nicyo mbona rero M23 ni ive muri kokiye irwani bucece abo nta kinantwaye, ariko aho kuvuga bavuge wa mugani wo muri Bibiliya ngo hari igihe cyo guceceka gusa kuzakubira gute ibintu nk'ibyo ngibyo bajye babikoresha byombi. Nk'ubu ngubu rwose kataza kuncika sindabona umusaruro wa Colonel Nanga muri Alliance Fleuve Congo. Naho ndabona pe Marshal ndabivuze kuri izi kamera amezi ashize ni menshi, nubwo yababirirwa iminsi 30 ni myinshi, ntabwo ndawubona uretse kuri Twitter. Ntabwo ndawubona. Kandi muri uwo musaruro mvuga ni ukugenda usobanurira amahanga. Cyangwa biracyarebwaho uburyo bigomba gukorwa. Nabifashe igihe ariko bigenda gahoro. Ubundi mwabidekaraye abantu babidekarara barabirangije. Ntabwo mubangiza ibintu mwabidekaraye. Cyane ko mbitekereza. Ni nayo mpamvu ubona amatangazo ya M23 arimo kugaruka ku bwinshi nka 80%. M23 nkifashe mu biganza iyi mirwanire yayo ya none yavuga. Abandi kubona 20% isigaye ni tweet y'iki Alliance Fleuve Congo ni copy paste ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko
Alliance Fleuve Congo hari igihe ubona ishobora kuba isa nkaho izapfuba nayo, umurindi wayo yahagurukanye ntucemo. Ngiye niko nsangiye kubibona. Nicyo navuga rero M23 kubidahunga ngo yiruke bamwe ngo nabagambanyi ngo Uganda ngo itekereze ikigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bihugu biri mu nyungu zabyo bwite, ariko bikaba bishobora kuba nabyo byarafashwe n'iyo fumba iyo ngengabitekerezo izerera mu biyaga bigari. Bakavuga bati kuri abo bagikoresha amakota n'imibare y'amoko kuki hariya bo batategeka gutya cyangwa bakagabana gutya ubutegetsi bakagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi ntibabanze kureba naho bagabanya ubutegetsi ko naho atari shyashya. Ibyo ngibyo nkabibona mu bihugu nk'Ububiligi nibwo ukunda gutekereza gutyo, ntabwo genda ndashyira hasi Ububiligi bwaba bwo mu buryo bw'amateka bwaba ibyo muri aka karere bwaba bwo n'ubu bukaba bubiri inyuma. On ne sait jamais, ibyo byose birashoboka. Noneho rero nk'uko tubivuze mu kiganiro bikaza bishyigikiwe n'iki? Bikaza bishyigikiwe na manque de manifesto, na leta abyemera akaba bikangisha kugira ngo ajye agera ku ngoma. Niba ajya mu matora avuga ati nje nk'umuruba, abaruba mwese mu nyuma nzagira gutya na gutya na gutya na gutya. Batangira kuvuga ati biraro watubwiye atoya ati hari ubwoko bundi buturi hejuru kandi ni bukeya bugamije kutwambura ubutegetsi, tubanze turwane iyi ngiyi. Umuzarenda akaza yarwanyaga leta akazanwa n'iyo ideology. Umuntu ugize gute ibyo byose ugasanga bikomeje ubutegetsi aho gukomeza igihugu. Ariko igihugu gifite imirongo ngenderwaho mizima yo kubaka igihugu no kugiteza imbere gitegekesha ibyo ngibyo, ntabwo gitegekesha amacakubiri. Gusa nkaba mbona byanze bikunze icyo nita cyiza nicyo kizatsinda, kandi ntabwo binsaba gusesenguza buhanitse. Icyiza no gushyira abantu hamwe, ukabwira ko ari abantu, ukabwira ko bose ntawahisemo ko yavutse kari bene umugabo umwe, ko icyiza ari kubakana igihugu, kandi abakoze gutyo bateye imbere. David, hanyuma tugana ku musozo, bumvise ko muri cyumweru hanavuzwe ubwicanyi bwa Mweso. Lieutenant Colonel Njike Kayiko akavuga ko ari M23 yishe abaturage 19. M23 kavuga 20. Ego binyuze muri Bertrand Bisimwa akavuga ko ari guverinoma nabo bafatanyije babishe. Aba bantu turaza kumenya bimeze bite ko n'ibyakishishe byarangiye gutyo n'ubu ntawe uzi ngo bimeze bite. Akababwa n'ingoma niwe umenya akaba kari mu nda y'ingoma, uwo bambye ingoma kuko yasimba kuri tere hariya muri Masisi. Ngende kujya amatangazo buri wese avuga, nta muntu wakwegera ubwicanyi nk'ubwo ngubwo. Yaba M23 yateye ibyo bibombe ntabwo yabyishyiraho, yaba leta ya Kinshasa ntabwo yabyishyiraho. Icyo nkura mu gihe kimwe nuko barwanira ahantu hari abaturage kandi bakwiye kubitekerezaho kabiri. Izi defense z'aba bantu bose barwana ziri muri rubanda pe. None abaturage ba Kongo bamaze imyaka 30 mu ntambara. Ndamo reka nse nkubashinja basa nk'abamenyereye intambara. Ejo nahoze muri umuturage wo mu gace ka Sake ateruye ikibombe ari make, aho kibombe kimaze kugwa ateruye igipampana cyacyo arimo kizengurukana mu mujyi wa Sake. Akabikamenyerwa nk'akeza. Akabikamenyerwa nk'akeza. Wa rubombe yarukurikije. Buri uzi ko muri ya mabomba araswa hari udupande dusigaraho hasi. Hari igihe dupfuba tukaguturikana natwo tutaturitse. Kiriya akaba gifite kwezi gaturika bwa kabiri kikamushwanyuza. Nta nubwo azi yuko hari amabomba aturika, yaturika agashwanyuka igice agasigara n'utundi dupande two kuzaturika nyuma y'ibyo bita cluster bombs. Byose birashoboka. So nkabona ko rero bararwanira mu baturage. Ntabwo nzi umuntu ufite ubushobozi bwo kwevakuwa abaturage kugira ngo babwire bave mu gace k'intambara. Ariko ubusanzwe abaturage bakwiye gukurwa ahantu harwanirwa pe. Kugenda ugashyira indake muri rubanda ukazishyira nko mu gasenta ugashinga ikibunda nko ku musozi utwiyeho na rubanda utababwiye ngo bave kuri uwo musozi, no gushyira mu kaga abaturage haba ku ruhande rwa leta no ku ruhande rwa M23. Ntabwo nzi rero umuntu niba abakongomani bwite bazavuga ati bashinze ikibunda zajya nirukanka amahunge arahungira he? Niba ari abarwana bavuga bati twevakiwe abaturage tubigize inyuma hano hasigara urubuga rw'intambara, kuko ati no time ibi ngibi bizarangira bashinjwe ku mpande zombi gufata abaturage bakabahindura ubwihisho bw'intambara. Kandi uzi ko bigira ingaruka mu mategeko mpuzamahanga. Uko byagenda kose byatinda byatebuka. Muri Mweso rero sinari impari, ariko giyewe sinigeze nshaka gutandukanya Mweso, Mushaki, Kibumba, Kiwanja n'ahandi hose abiri imirwano ngo mfate Mweso nk'agace kihariye, kuko Mweso hapfuye 19 cyangwa 20, Ituri harutse gupfa mu gace kamwe na ADF abaruta abo ngabo. Mushaki sinzi ngo hapfuye bangahe,
nka Marshal ndajya gutoranya agace kamwe nkarutisha kandi kubera iki nubwo hapfa umuturage umwe nkuriya mwana wapfiriye Isake ko nawe ari umwana wapfuye atari mu ntambara. Kuzamura ijwi mbona ko bashaka kubipolitizayizinga kubigira politike ngo mwese ukarabaye kandi n'ahandi kabaye bukeye n'ejo bundi kakazaba kugira ngo buri wese abone icyo ashinja ndamujegeze intambara impfu z'abantu zikazindutse politike no kuzirwanisha nicyo mbonamo gusa nta kindi n'abandi bazapfa ahandi igihe intambara itarahagarara kugira ngo batarajya mu biganiro ngo bahagarike intambara. So nibaganire rero bahagarike intambara cyangwa se bavivakiwe abaturage mu gace k'intambara ubundi bakora ibyo bakora besurane. Otherwise abantu bazakomeza gupfa kuriya umwe wese atanga itangazo udatanga itangazo bigira icyo bifata cyangwa bipfa ubusa. Ntabwo mfite namba agiye kuhanariza ngo mweso kandi n'ahandi besuranye. Oya nishingira ku mubare ndasanga mwese atari yabipfushije benshi kurusha ahandi mu gihe intambara yose imaze gupfa abantu benshi. Nishingira kuri point strategique ndabona mwese nk'ahandi. So ibya mweso ni ibya mweso ariko n'ahandi nka biriya bizahaba cyangwa byarahabaye. Nuko je nabivuga gusa umuntu anihanganisha baburi imiryango yabo imiryango buriya baba muri mweso bazakurikirana kino kiganiro. Birababaje ariko icyo nashingiragaho intege nuko n'uwo mushakeza yapfa n'ahapfuye imwe yapfuye ari umuturage adakwiye kugwa mu ntambara. Abaturage nabo rero nukumenya ryenge bajya babona abantu begerezwa ibirindiro bakumva ko ni ibirindiro nyine bizarugagaho ibitero cyangwa bizagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ufite amikoro n'uburyo akaba yakwiyevakiwa ku giti cye akazategereza ko iwabo haguruka amahoro. Ikindi nasozezaho nuko abarwana bakeneye kwigiza imbere intambara. Niba leta sukume mu Ventura ugira abaturage ukiza. Niba mu Ventura sukuma leta ugira abaturage ukiza abahantu bamaze igihe kirekire mu ntambara. Kaburi abantu bamweso kuri ground izengurutse ibirindiro bya mu Ventura Kibumba mweso by'umwihariko Kicanga wenda se naho zamushaka nahoze ndeba ku ikarita nijoro y'ahantu mu Ventura controller mbona ubundi haraha kazakirorerwe ntabwo cyumva cyane basa nk'abamaze kwigira imbere cyane ku buryo ashobora gutangira gutekana no gutuza. Ariko M23 ikwiye kureba umuzenguruko w'ibirindiro byayo ikareba bimwe mu birindiro bimazemo imyaka igihe kirenga nk'umwaka biri mu nduru z'intambara ikahemura abaturage cyangwa ikigira imbere kugira ngo nawe baruhutseho. Erega nibyo naho izajya hari abaturage naho yajya handi hari abaturage cyangwa naho leta yajya handi hari abaturage. Ugomba kurwana uruhura n'abaturage niba utashoboye kubivakiwa kuko urumva nk'abantu ba Rucuro ushobora kubaza umuntu itasasurira gute barayibagiye imyaka ishize ari 3 none se mu Ventura yigiye imbere kagira nk'Ibukavu ubwo umuntu wamushakiye yazongera kwibaza ngo intambara ngimera gute. Urugero igeze aho bitazangungu yarenze rubaye imanuka ubwo umuntu wamushakiye yazongera kumenya intambara n'iki. Urenze umugezi wa mweso ukawambuka ukajya muri barikari imbere gatoya ukashinga ibirindiro wazongera uwa mweso yazongera kumenya ngo isasu ngo n'iki cyane cyane ko warakemuye ikibazo nacyo mu kirere cy'ibitero byo mu kirere by'indege zisirikira z'intambara n'amadrone batuza nabo bagacuruza bagahinga bagatera imbere. Yego naho waba ugiye waba umeze nk'uwe exportinze icyo kibazo gikuraho cyari kiri ariko bo ntago bakimaze bigiye kirekire wareba nabo ukuntu byaranja aho firame zirika mugenda mukora ibintu nk'ibyo mugize mukanaganira na leta cyangwa se mukasoza intambara ariko wabunda akabaratuje nk'umuntu wa Kiwanda nta intambara umuntu wabonaga nawe ni n'amateka aravuga ati se ibyo muvuga bibabyo bakwiranye yibereye mu bucuruzi arimo gutera imbere. Leta rero n'ibirwana n'ibiganire mu Ventura n'ibirwana bakora icyo bakora ariko abaturage bakore mu nduru z'intambara cyangwa babagira inama. Maze iminsi mbwira abantu bambaza amabwira ngo intambara zigezweho ubu ngubu njya mbigeranya na rwa rugero rusigaye rubera mu nkiko kwa kurusigaye ujya mu rukiko kubura n'umuntu ugasa ugenda uzi icyo yakureze n'icyo yarashyize muri bogisi nawe ukaba wakibonye ukagisoma. Nta muntu ujya mu rukiko agiye gutunga undi. N'intambara zigezweho ubu ngubu rero nta muntu ugiye kurwana n'undi amutunguye. Uzarwanira mweso uzarwanira Kicanga ufite uburyo bwose uko wagiye kuhatata urumva wahasigana na flyers cyangwa ukahasigana n'ubutumwa na message byakunda urumva ukabwira abantu ngo kano karere kari muri zone rouge umuntu karema akabazi ko na drone mukubitiramo acishijemo gari cyangwa moto azaba yiyoshye. Ibyo rero leta yabikora M23 yabikora kandi ntibyabuza abarwana kurwana kuko intambara iri uyu munsi ntago intambara yo gutungura watera umuntu icyamaso no kumongo mukarwana rwose mukamutsinso cyangwa gutsinso ntago ari kwibana umugono. Rero izo ntambara ntabwo zigezweho so bajye banamenyesha abaturage aho bazarwanira. M23 ivuga ati next step ni he
ni Bukavu. Uwa Bukavu abazi ko nubwo batamubwiye amasaha amenye ko ari muri target. Urarwana icyo gihe birakunda kanija. Jye ubona abanya-Israel nibo bakunda kubikora. Barabikora. Bagenda udupapuro aho ngaho bababwira. Cyane bateye imbere rwose barabikora. Ubu rero no si n'udupapuro. Kuba wagira gutyo ugacuba ukohereza message ku baturage bose birakunda. Telefone kohereza drone ikajugunya ku dupapuro birakunda. Za drone de connaissance n'ubundi uyihaye agapfurumba yagenda ikakajugunya abantu bakabibona. Wakoresha n'indangurura amajwi ariko hagomba kuba ikintu cyo gusevinga abaturage byanze bikunze kubera ko umuntu urwana da saving abaturage bimugiraho ingaruka. Ubwo rero kumbaza ngo M23 ngo yitana abamwana na leta n'iki nibo bitana abamwana sindi hariya sinzi ngo ufite ukuri ninde udafite ukuri ninde ariko kuri aho gushingiye bose barimo kurwanira mu baturage kandi ntibyigaragaza. Guta abaturage mufata agasenta bakomeza kagaturamo. Abaturage muri sati barimo batora ibisasu ejo ngaho nyumvira. Ibisasu ubundi aho kiguye kiza gutorwa n'itsinda ry'ingabo ribishinzwe. Mining. Bakahashyira n'iki na crime scene. Bakahazengurutse twa tuntu tubana batahegera. None abaturage barimo kujarajara mu masasu barimo kugira ngo tugosa ameza zaba yaye. Simbizi. Ya David reka dusoreza aha sinzi niba hari icyo wongeraho wenda. Ntacyo nakongeraho kirenze kuvuga ngo iyo ikibazo kiri iyo entity y'abaturage runaka ifite ikibazo nubwo hahurura abaturage bangana bate ikibazo gifite ishingiro nta kintu bashobora kugikoraho. Kongo bazahurura amahanga azahurura izo za Tanzania zahurura zive mu kibazo gikemuka kuko cyagombye gukemuka zikamyo zitahanye ntacyo bazabikoraho. Ya David reka twifuriza kugira icyumweru cyiza. Urakoze cyane. Mwakoze namwe abadukurikiye. Asante. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu kwibuka ntago murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu Ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare